mfungurire. Maze ngufungurire? Kuko nabifunze biragiye. Hari ibyo ngiye ko kubaza muri no mwanya hatagira umuntu uza ko nyikubitira ibuye mfite agatuza gato gakarinda uruguma. Avuga ngo natangiye kujya mu misatsi yasukishije. Nase guhambura ibintu bigize. Babare. Kugira ngo nyine bimere neza. Iyo misatsi niwe wayishyuye bayikoresha. Ako simwana kwishyurira bigenze bite. Asante sana. Utangiye guys atangiye kudusubiza tutarana. Nigute wakwishyurira ufite sheri? Biri. Uvuze kuri sheri. Mita nshaka kugira gukomeza ku kibazo nari maze iminsi mfite. Mbwiza ukuri utambeshye. Tutanagiye kure tutaranatinda. Sibyo? Weho umura muhungu aryo bamwita. Ura muhungu maze iminsi mbona amafoto yanya trending bamwita gwe. Bamwita? Umara nifotoje amafoto menshi ramenya ari yindi. Reba. Uyu muhungu. Wose. Ngo wose. Ariko mvuko uhita bivugisha ngo hose. Azana bari kuntera isoni. Ngo wose. Urata umuntu ni inshuti yanjye magara. Ni inshuti yawe magara. Hano hari umuntu ni umunyamakuru ntago ajya ambwira ibintu abeshya. Mu bwese ukuntu yitwa? Ni umunyamakuru w'Rwanda. Nta nubwo mukubwiye kuko yarambwiye ati hi bro. Abanyoreje no foto nkweretse. Arambwiye ati amakuru mashya utari muzi nuko wa mukobwa twese tuzi ukora massage witwa Riri massage. Hari undi mwitiranwa ni foto ni wowe. Hari undi musa Riri massage. Ariko mana ari gukundana n'umunyamakuru wa Jay Squeezer. Kandi ndebye ifoto aka kaniga nabonye karakubi. Urabona iyi foto uri kubibona mu rukundo? Bike uri kubibona mu bushuti? Sawa ubushuti we. Uburitamo wari warifashe se kugira ngo ritagwa. Wari warifashe. Reka mubwire. Reka kwizitana. Abanyarwanda. Andi seriye none nta mikino. Datasani. Du umunyamakuru mani bangomba none hano hari ifoto mana. Tama. Guys, reba ino foto. Muri kwibona? Reba Riri. Ndayishyiraho barayibona. Ndayireba ino foto. Reba Riri. Inshuti yanjye sibyo? Ni inshuti yanjye magara sibyo? Nyine yarambwiye twaravuganye nako twarabyumvikanye tugende twarabyumvikanye tugende muri studio dukora amafoto. Turagenda turakora. Riri. Nese kwifotozanya n'inshuti yawe. Ndumva nyine mumaranye igihe kingana iki muziranye? Kinini. Ntabwo ari kinini cyane ariko nta nubwo ari na gitoya. Iyi gahunda yo kujya nawe muri studio. Mwari muyimaranye igihe kingana iki? Ni gahunda yapfuye kuza ukanya muhita. Hello my people, this is True Star TV show. N'umuhungu wanyu Hasani. Senga sigani gasa Rwanda. Basize abasore basinzi. Yanga urusimbi rusonga basongare. Basuma singira umusingi w'ibisambo so kubeshya gusa neza nabisigiwe nisumba byose. Amwita Riri massage. Njye nsigaye nongera ka Dr massage. Ase ko uriri izina ngwita rizafata ryari ka Dr massage. Ingizina ngiye nkwita. Hari undi kwita Dr massage? Umva. Hari abampamagara bo banyita ngo Dr bite? Dr. Aryarafashe. Atangiye kumfata. Asante sana. Fata hano. Guys, mukimbona genda rero mujyamenye ngo harahiye. Mujyamenye ngo hahiye. Murabizi? Bashaka kugira. Mami Babanje kwamfungurira. Baza gufungurire? Kuko nabifunze biragiye. Hari ibyo ngiye ko kubaza muri no mwanya hatagira umuntu uza ko nyikubitira ibuye mfite agatuza gato gakarinda uruguma. Avuga ngo natangiye kujya mu misatsi yasukishije. Nase guhambura ibintu bigize. Babare. Kugira ngo nyine bimere neza. Iyo misatsi niwe wayishyuye bayikoresha. Ako simwana kwishyurira bigenze bite. Asante sana. Utangiye guys atangiye kudusubiza tutarana. Nigute wakwishyurira ufite sheri? Biri. Uvuze kuri sheri. Mita
nshaka kugira gukomeza ku kibazo nari maze iminsi mfite. Mbwiza ukuri utambeshye, tutanagiye kure, tutaranatinda, sibyo? Weho uriya muhungu harya bamwita? Uriya muhungu maze iminsi mbona amafoto yanyu trending, bamwita gute? Bamwita? Umba narifotoje amafoto menshi ramenya ari inde. Reba uyu muhungu. Wose? Ngo wose? Ariko mvuga ukuntu uhita wivugisha ngo wose? Azana bari kuntera isoni. Ngo wose? Urata umuntu ni inshuti yanjye magara. Ni inshuti yawe magara? Hano hari umuntu, ni umunyamakuru, ntabwo ajya ambwira ibintu abeshya. Mubwiye se ukuntu yitwa? Ni umunyamakuru witwa nde? Nta nubwo mukubwiye kuko yarambwiye ati hi bro, abanyoreje ino foto nkweretse. Arambwiye ati amakuru mashya utari muzi ni uko wa mukobwa twese tuzi ukora massage witwa Riri massage. Hari undi mwitiranwa n'ifoto ni wowe? Hari undi musa? Riri massage ariko mana ari gukundana n'umunyamakuru wa Jay Squeezer. Kandi ndebye ifoto aka kaniga nabonye karakobe. Urabona iyi foto uri kubibonamo urukundo? Gake uri kubibonamo ubushuti? Sawa ubushuti we. Uburitamo wari warifashe se kugira ngo ritagwa? Wari warifashe? Reka mubwire. Aya rireka kwizitanza. Abanyarwanda. Andi seriye noneho nta mikino. Batasani. Abashaka no kunzi. Du umunyamakuru mani bangomba noneho hano hari ifoto mana. Tama. Guys, reba ino foto. Muri kwibona? Reba riri. Ndayishyiraho barayibona. Reba ino foto. Reba riri. Inshuti yanjye sibyo? Ni inshuti yanjye magara sibyo? Nyine yarambwiye twaravuganye nako twarabyumvikanye tugende twarabyumvikanye tugende muri studio dukora amafoto. Turagenda twakora. Riri. Nese kwifotozanya n'inshuti yawe. Ndumva nyine mumaranye igihe kingana iki muziranye? Kinini. Ntabwo ari kinini cyane ariko nta nubwo ari na gitoya. Iyi gahunda yo kujya nawe muri studio mwari muyimaranye igihe kingana iki? Ni gahunda yapfuye kuza ku kanya muhita mujyayo cyangwa mumaranye igihe? Nyine urumva iyo mugiye kwifotoza hari impamvu nyine bitewe. Nyine biterwa n'impamvu. Hari igihe umuntu akubwira ngo tugende twifotoze bitewe n'impamvu runaka mukifotoza. Bitewe n'impamvu runaka mukifotoza. Ugafata itabo. Riri kuri nacura ntabwo ndi buguhereze. Genda shaka kumenya. Kugira ngo ritagwa. Ngako ese iyi system yo gufata itama none hano wari wafashe umutwe. Mane uko yatera umuntu isoni. Hano wari wafashe umutwe wagira ngo utagwira inyuma. Shirika mabwire. Hasani yaseta no gutangira. Itama hano wari waritangiriye ngo ritagwa. Shirika mabwire. Umutwe ufatira inyuma kugira utagwa. Nubwa mbere nkoze ikiganiro cy'isoni. Mbega style no wari wanyambariye. Ubundi mu buzima busanzwe pe nyine nshobora kugira isoni sibyo? Wenda bitewe n'akantu runaka nabo nyine nyapfa kugira isoni. Ariko sana n'isoni pe. Riri. Njyewe ako reka tubesere none kuri nocuru. Reka tubesere. Riri ngenda tubesere kuri nocuru. King ira ni inshuti yanjye sibyo? Twarifotoje nese hari ikibazo kirimo? Mwarifotoje. Ese Riri wabaye romantique ryari igihe tuziranye ko nta kindi gihe nigeze mbona amafoto ari romantique gutya? Ubu bije kuri King ira gusa. Twifotoje ngufashe bwo nabaye romantique. Byihorere. Riri uzigiye tumara yanjye nawe tuziranye? Uzigiye tumaze tuzi? Ariko ntabwo uransaba ngo tujye kwifotoza. Ubu mutipe gusabye fa kwifotoza we nawe muragenda mukifotoza. Ese muri inshuti wakwanga ko mwifotoza? Wowe muragenda mukifotoza? Muri inshuti nyine ya nshuti ibi kuzi nawe yizi nyine ikugira inama nawe ukagira inama. None se ubwo yakubwira ngo twifotoze ukabyanga? Nese Riri ubundi ku rukundo uhagaze gute? Urukundo? Njye ariko n'ubundi ndemwe mu rukundo ko nyine none mu musima usanzwe ngira urukundo. Yaba ku bantu bose yaba mu rukundo byose nyine ndarugera. Kingira uramukunda uramwishimira kimwe muri byo? Uramukunda ukanamwishimira?
ubwo se ibintu ukorera umuntu ibintu byose iyo bihuriye ku muntu tayari nta kiba gisigaye tubyemere ko wena hari ikindi kiba kirenzeho ni boyfriend ni best friend byose icecekere twakomeje ni best friend saba best friend we umva okay mbwira ikintu kirenze muri byo oya guys mutaza no kumva mukajya ngo nafushye ariko ntago nafushye kuri riri riri ahubwo we ntago kwifatozanya nawe ahubwo riri wari umaze iminsi waradukwebye twari dufite amakuru ko ufite umudiaspora mukundana ayo makuru dusanze ari ibihuha oya dukundana ni nkuko nyine naba mfite umudiaspora w'inshuti yanjye abantu bakavuga ngo turakundana nyine mwe mukabyumva ko dukundana reka twikomereze ese impamvu waba ugiye mu rukundo si uko wenda waba umaze igihe uhura n'abantu bakakubwira ibintu by'iki kubera nira massage nari maze nasanze warakoreye kwa Davis abantu bakaba baduteshaga umutwe bahisemo gufata umukunzi umwe byo kujya mu rukundo byo ntabwo mbizi ariko nyine njyenye mpisemo kujya mu rukundo nta muntu n'umwe nagenderaho ahubwo nagendera ku marangamutima yanjye ese umuntu namukunze ese umuntu we arankunda ugendera ku cyo ukunda umuntu umuntu nkunda nanjye ndamukunda nkunda nkabona ko nkunda kandi nta wundi mukunzi mfite ntamukunda amukunda none se nabuzwa n'iki gukunda kandi nta umukunzi mfite kandi nawe nkunda nanjye ngukunda gira ijambo rimwe ubwira uriya mukozi wa Joyce Kwiza aha ijambo namubwira nyine ryandi wahereyeho ndamukunda nkanamwishimira asante sana Joyce Kwiza we tabarira hafi hey Kwiza Rata kubukunda umuntu kanamwishimira hari ikibazo wabwira iki urushyi Kalifani yakubise umugabo wawe nabyo nzi ntago bizi abaye ahise umugabo tayari rega bira bintu itama warishyigikiye ngo ritagwa umutwe urawushyigikira ngo utagwira inyuma ari gutambuka akagwa mu bituza riri ariko kuri natural ndi seri rega nkubwire ibyo mani shaburanzikira umutwe ari kuwushyigikira umutwe wawe ushyigikiye uno munsi ni ukuvuga ngo n'ubundi nyine nese kugira inshuti ni byiza sibyo mani wabaho nta muntu nta nshuti ugira hari amafoto nyine igihe uba ufite inshuti ntabirenze nyine ni ya nshuti nyine utahamagara ngo wisanzureho ngo wibwire ngo bimeze gutya na gutya sibyo ari babandi musangira mukagenda sibyo ariko iyo ufite umuntu nyine akaba inshuti yawe magara nyine niko nabyita nyine mukisanzuranaho ukaba wamubwira ati meze gutya na gutya akazi kagenda gutya urashobora kuzahuza aho ngaho tuza twabonye ibyuma ubu message tugusanzemo we na Davis mu kanya nayibona wowe uri kubibona urabona ari bubifate gute bitewe n'uko muziranye icya mbere ni uko abizi ko n'ubundi nkora massage icya kabiri ibyo nerekanye n'ubundi ni ibintu bifite akamaro ntabwo ari ibintu nyine ntabwo ari ibintu bitandukiriye kuri domaine yanjye nyine ndumva nta kibazo kibirimo umukoreye massage kangahe kuva mwamenyana inde kingira ntabwo ndayimukorera ariko nzayimukorera uzayimukorera nabishaka nzayimukorera uzayimukorera ku buntu cyangwa nawe uzamwishyuza nawe se wakwishyuza inshuti yawe mumara igihe kingana iki muziranye ntabwo ari kinini cyane ariko reka ndebe nanjye turi mu kwa kangahe turi mu kwa mbere reka ndebe amezi ageze muri angahe 4 gutyo cyangwa 3 n'igice mumaranye igihe kingana iki 4 gutyo 3 n'igice ni iki kintu mumaranye igihe kingana iki mupanga kuzifotozanya kwifotoza ntabwo ari ibintu abantu bapanga igihe kirekire bishobora gufata icyumweru cyangwa ibyumweru cyakoze byari bimaze nk'ibyumweru 3 tubipanga nyine nkabura umwanya ukwezi cyangwa ibyumweru 3 ni iki kintu washingiyeho ujya kwifotozanya nawe iki ni ubushuti ni inshuti yanjye ngomba kwifotozanya nawe nkumva nta kibazo ni iki kintu nyine weho cyatumye umwizera ukumva mwakwifotozanya neza bwo icyatuma ntamwizera ni iki nta kibi muziho
byibura weho umufata gute mu buzima bwawe? nyine mufata nk'inshuti yanjye imba hafi nyine imfasha haba mu bijyanye n'akazi nkora. usanze wagukunda wabyakiretse? Akunda nabyakira neza. Ese wowe bibaye ngombwa kumbwira ko agukunda? Mubwira ko ankunda cyane ugasanga afite undi mu girlfriend? Ugasanga afite undi mu girlfriend? Ngewe ibintu byose mu buzima nemera ko bibaho. Ngewe nteganya negative na positive. Niba ngukunda akaba afite undi ukunda, ngewe nyine utanyumvamo nk'umuntu twakundana, nyine ngewe nyine biroroshye kubyakira. Yego, biroroshye kubyakira. Ntabwo ndi wa muntu ngo wenda ndamutse ngukunda wowe ufite undi ukunda ngo nyagare ngo ndire wapi. Even niyo twaba turi mu rukundo dukundana ukambwira rero nubwo wenda nakwemeye ko ngukunda, narakubeshyaga wenda aho kugira ngo meze kubeshya nari mfite undi nkunda gutya na gutya, urumva? Nari mfite undi nkunda, ihangane tubihagarike. Okay, bishobora kungora kubyakira ariko nyine nkabyiremamo tu. Nkabyiremamo kuko ntabwo nakwitsindagira ku muntu ufite undi. Wowe wabyiremamo? Ariko ngewe nagira ngo wenda kuri ino nshuro ubukanzi bakoze nawe turasoza ibigoro riri ubu kuri ino nshuro ndagira ngo byibura ubashe kuba usanze umbwira ikintu ushobora gukora usanze wagukunda. Nabyishimira. Wabyishimira? Wifuza ko agukunda nka kangahe ku ijana? Nta muntu wifuza nyine ko ndamukunda igice. Nkunze urukundo rwuzuye, ntabyo kugabanya. Ese ubundi ufite boyfriend cyangwa uri single? Single searching. Uri single searching? Waba waramenye amakuru yese? Amakuru ye? Yuko afite umukunzi? Amakuru mfite nuko nta wundi mukunzi afite. Nta wundi mukunzi afite? Kandi nawe uri single searching? Guys, ngira ngo namwe murisobanuriye, ntabwo ari ngombwa ko tujya gusobanuza byinshi. Muhite mumenya ko ibintu tayari ni subyivugira bahita bamenya wagwana. Ntabwo tuzi ngo ninde wazanye igitekerezo cyo kujya kwifotoza? Weho nawe, hagati yawe nawe? Ntabwo na mentioninga nyine ngo umuntu niwe twarafatanyije. Ninde wakibwiye undi imbere? Undi yaracyemeye. Ninde wakibwiye undi imbere? Twarabivuganye. Mwabivugiye rimwe se? Ninde wa telefone undi ngo uyu munsi ndashaka tujya? Uyu munsi nta mikino muri no minsi. Ntabwo nyire ko kwizera nyimara ko gufatana na Davis. Unaguhamagaye kwa kunyitaba. Byahise bituma. Umuhungu niwe ugomba kugira. Gusa ko kimwumva ibintu nkaho biri must yuko umuntu agomba agomba gutera intambwe undi akikiriza. It's not must. Ntabwo nk'abari njye barateye intambwe. Oya ngenda shaka kwibariza tubwiye ibintu biri liyo nyine. Byanyabyo ko byaje. Yarabigusabye ntabwo wigeze ubishidikanyaho? Yego ntabwo rwashidikanya uti. Ni ibihe bitanu ugenderaho umukunda? Mukunda? Bitanu? Icyambere mbona yitonda nyine mu buzima busanzwe. Nyine iyo uje kuri kamera wenda simbizi, hari umuntu ushobora kuza kuri kamera wenda akagaragara nyine nk'umuntu bishapu mu buzima busanzwe yitonda. Iyo mvuze ngo umuntu witonda nyine uburyo umubona, nyine uburyo yitwara mbona nyine yitonda. Ikindi cya kabiri nyine urumva hari umuntu ushobora kuburi kuganira nawe muri kuvugana, urumva ukajya umubwira nyine akakuvugiramo cyangwa nyine nabashe kukumva nyine. Ariko umuntu uceceka nyine akakumva ukavuga wasoza nawe akagusubiza, nyine icyo kintu kiba ari cyiza. nta muntu nyine ukunda umuntu umuvugiramo cyangwa nyine udaha agaciro nyine ibyo ari kumubwira. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu mba mbona urumva
akenshi nyine aba ari kumwe n'abajama n'inshuti ze nyine ntabwo uri kumwe n'abakobwa cyane nyine. we nibyo bintu waje kujagarara mu bagore cyangwa mu bakobwa nyine akenshi nubwo yakuboneye umwanya nyine ushobora kumubwira ati wenda mfite akabazo nshaka ko tuganira nyine ntumubone. Ariko iyo umuntu nyine akunda kuba ari kumwe n'abatipe ntabwo yakuburira umwanya. None se we ko ubona agaragara nkaho nari nararangiza kandi iyo mushatse ndamubona icya gatanu ko akunda kubwira umuntu wenda ndagukeneye wicara gutya tuvugane ndamubona. Icya gatanu ni ibiki ukunda kumushakira cyane? kumushakira cyane ni birenze nyine ibisanzwe. Naye masaha ukunda kumushakamo cyane? Amasaha ngiye amasaha mboneka nta nimugoroba ko nibwo tayari nimba ukunda kumushaka cyane kandi kuboneka amasaha nimugoroba ubwo bikorerwa mu ijoro turabizi. Twikomeye umugoroba ntabwo ari ijoro. Umugoroba nijoro ariko birasa. Ijoro nibwo abantu baba bamaze kurangiza akazi baruhutse mu mutwe babonye umwanya wo kuganira. Ntabwo wakwicarana n'umuntu ngo musangire muganire kuko ntabwo wasangira n'umuntu nta kintu cyo kunywa uri gufata. Nyine twebwe niyo abantu b'abasirimu ntabwo waganira n'umuntu gutyo gusa ngo tuganire muri gufata akantu ko kunywa musangira muganira. Ni ku mugoroba nyine ubwenge buri ku gihe. Turi kugana ku musozo sibyo? Genda ndashaka usasa inzobe. Warabonye ushaka guca ku ruhande kandi ubu uyu munsi abakurikira Trustar TV show barajijutse. Bacanye ku maso barabimenye ibintu. Erega buriya Nyambo na Titi baraduhumuye. Muzongera kutubashya bya mwebwe murabashye? Natwe bisa nabyo. Asante sana. Bisa nabyo nyine. Turaye nta kibazo. Nganjyewe turi kugana ku musozo. Ndagira ngo unyibwirire ko agaragara nk'umwana. Wenda nawe umuntu abarebye ashobora gukeka ko umwe ari utundi. Ari nkanjye muruta. Sinzi wenda ukuntu bigaragara ariko iyo umuntu abarebeye kure cyangwa arebye ku ifoto ashobora gusanga wakira umupeti muto. Kandi umuntu buriya nta mukobwa ujya uba muto we. Niyo mpamvu ntahita mvuga ngo uri muto. Sinzi n'imyaka yawe ariko ndashaka kumenya ugereranyije ubona yakubwiye imyaka ye? Iby'imyaka nyine ntabwo nabivuga gusa nyine kuba umuntu afite baby face ntabwo bivuze ko ari umwana. Ikindi buriya umuntu agaragara nk'aho ari mukuru bitewe n'ahantu yabaye n'abantu bagiye babana. Ngiye kubera ukuntu nagiye mbana n'abantu bakuze nyine bakuru. Hari abantu nyine nshobora kuganira nabo nyine bakambwira ati se ko umeze nk'umuntu mukuru kandi imyaka yawe n'ibitekerezo ugira cyangwa n'uburyo uganiramo ukaba umeze nk'umuntu mukuru cyane ni ukubera nyine nanjye bikanyobera nyine. Hari umuntu nyine muri we umeze nk'abantu bakuru bitewe n'abantu bagenda urumva nk'urugero bitewe n'ibintu na kariyeri nagiyemo ibintu by'ubuganga. Iyo uri umuganga wakira abantu batandukanye bakuruta bafite ibibazo bitandukanye. Rero niba nakwicara nkatega amatwi umusaza ushobora kuba ufite ikibazo wenda nk'urugero muri bya njya mvuga wenda cyo kurangiza vuba kuba umuntu ufite imyaka 60 yakwicarana nanjye akanganiza akavuga nshaka ko ngira inama kandi ndi mutoya kuri uko ugenda uganira n'abantu bakuze waguka mu bitekerezo nyine you expand your mind from thinking niko nabyita mu cyongereza. Nyine mind yawe iba expanded nyine iraguka ku buryo nyine ushobora kuba waganira n'undi muntu nyine kumvura umuntu mukuru bitewe n'abantu muganira n'uburyo ubaha ibitekerezo kandi nyine mu myaka utari mukuru cyane. Rero kuba wenda nshobora kuba nagaragara nk'umuntu mukuru ntabwo byavuga ko ngewe muruta. Buriya rero we ashobora kuba nyine hari igihe umuntu wenda kuri abana n'abandi bantu wenda ari we mukuru. Buriya uzarebe nk'abarimu bigisha nka maternelle ntabwo bajya basaza cyangwa bigisha primary kubera iki uko uhorana n'umwana mugaseka ukamubwira nyine utugambo tw'abana umusetsa nyine uhorana baby face nyine kubera nyine ibintu ntabwo ari nk'aho umuntu uhora yikarumye nyine ari mu bantu b'abasaza cyangwa b'abakecuru bamuruta nyine bamukaruma wakora akantu k'abana k'ikintu runaka bakavuga ati iki kintu wapi nyine we agakura agendera muri ya modu y'abantu bari nyine bakuze bamuruta.
wa undi agaragara nk'umuntu ukuze cyane kurusha wa muntu niyo mpamvu rero nyine ashobora kugaragara nk'umuntu umushatse kuvuga ko uriya yigisha muri garidiyeni ntabwo yigisha muri garidiyeni urugero nari nguhaye ariko agaragara nk'umuntu afite baby face twamugereranya nk'umuntu wo muri garidiyeni ntabwo Data shushu be naba nk'ubugiye ishwakose mana urukundo ruraryoha this shushu be guys reka dusoze ibyariri na shariwe ntitwabyivanga ariko ibyanyu tuzabimenya kugaragara baby face bitewe n'ubuzima waciyemo wenda njye niba hari inshingano nagize nkiri umwana n'urugero bituma mbasha kuba mukuru ngana n'abantu bakuze aribo bashaka ko mbagira inama kandi ari njye bakagira inama bituma nkura mu mutwe iyo ukuze mu mutwe no mu isura urakura. Asante sana guys tubabare twatubinjiriye nuko ari amafoto yari amaze ya trendinga kandi ikindi cyongeyeho akariho karavugwa so ibyawe na sheri wawe rero muzagira urukundo rwiza muzakundane mubyare muheke mwororoke riri ariko nimuzakundane bimwe bya bindi byanyu bya bindi nimuzakundane nka biriya byo kubeshyanya muko azakundane neza sibyo ngagire akajambo kamwe dusoza umubwira nabimubwiye ndamukunda kandi nkanamwishimira ibindi birengaho ni ibisanzwe n'ijoro uramukunda ukanamwishimira byose shano kure guys nakagaruka kuri True Star TV show n'umuhungu wanyu Hasani usanga sinyisigani Gasabo Rwanda wasize abasore b'abasinzi yanga urusimbi rusonga abasonga rero ciao ciao.